bazo nanga kubaza abakobwa ariko uraho neza. Amakuru ni meza. Banyita Austin. Nitwa Saro Amanda. Saro? Yego. Apani Saro. Ni Saro. Saro. Uvuga neza warubizi? Murakoze. Nugegeza kugutinyura kumara ubwoba rero. Ariko banzumbwire. Uramutse I'm very sorry to start with a very negative question. Uramutse ugeze hari imbere kuri wa munsi Saturday taha. Bakakubwira bati rero nagukomeje muri bootcamp. Mise mbyumva ukuntu wabyakira. Wase kudasetse. Oya nabyakira. Wabyakira. Okay. Saro Amanda. Umuntu akubwira ati tubwire Saro Amanda ninde? Wamubwira gute? Saro Amanda ni umunyarwandakazi w'imyaka 20. Arangije amashuri ye yisumbuye umwaka ushize. Okay. Atuye Ruyenzi. Atuye ku Ruyenzi. Yego. Baguhungishije umuji. Mwagiye gusanga ba King James. Aho ni sawa. So, watangiye gutekereza kuzajya muri Miss uyu mwaka kera cyangwa hari Miss watumye utekereza ko nawe wazaba Miss cyangwa? Nabitekereje kuva kera ariko navuga ko ari nkaho na decidinze mbona ko itangazo ryasohotse. Yego. Okay, ubu ngubu umuntu kukubwira ati sasa rero Saro kangwereze miliyoni 20 uve muri Miss nonaha wakora iki? Nago nayivamo. Uzi gutwara imodoka? Yego. Wanabyize mbere kugira ngo in case imodoka bayiguhaye bikakunanira. Yeah. Wow, mbwira umushinga wawe wo nuwihe muri Miss Rwanda? Umushinga wanjye werekeye guteza imbere ubuvuzi mu Rwanda biciye muri customer care. Gute? Mu Rwanda dufite amavuriro menshi afite abaganga ariko turashaka no kongera service ya customer care dufatanyije n'abanyarwanda. Shaka no kongera service ya customer care. Yego. Murayongera mute sasa? Ngiriwe amahirwe yo gutorwa nk'abanyampinga w'u Rwanda. Nafatanya na Miss Rwanda Organization, RBC, Minisante, public figures na media of course. Tugatora committee noneho ikakora ikintu nka awareness campaign zo gutanga awareness kubera yuko customer care abaganga barayiga mu byo biga kandi ni ikintu bahabwa nk'isomo, so ntago ari ikintu gishyashya cyaba kije ahubwo no kucyongera. Kuko customer care turayigisha buri munsi. Yego. Bayigisha no mu universities ziyigisha. Ariko kujya gusanga ni kimwe mu bintu tugikennye cyane muri iki gihugu. Yego. Urumva ikwiye mu buganga gusa se n'ahandi hantu wari gutekerezaho mbere? Nibanze mu buganga cyane kuko first of all ni domaine yanjye mbamo nize. Okay. Second of all nifuzaga kudefininga health as wealth. Okay. Tukadefininga ubuzima nk'ubukungu. Kuko uko twaba dufite ubukungu kose nta buzima. Okay. Amwita Saro Amanda hana kuri Kiss FM ariko nagari we wenyine turi kumwe. Hari nundi uri buze kumva mu mwanya muto. Miss Rwanda 2022 numwe bakobwa bifuza ko bazaba nyampinga w'u Rwanda. Hanyuma Saro kugira ngo umuntu agutore muri Miss Rwanda yabigenza ate? Hari uburyo bubiri. Bwa mbere no gukanda akanyenyeri 544 akanyenyeri 1 akanyenyeri 48 niyo nimero yanjye. Okay. Ubwa kabiri uburyo bwa kabiri nubwo gutora kuri website y'igihe. Okay. Yego. Hanyuma muri Miss Rwanda bakunda kubaza abakobwa nimba hari impano bafite. Wowe hari yo ufite? Yego. Ni yihe? Ndaririmba. Uraririmba? Yego. Really? Yeah. Waturirimbiye se? Ko hano mfite na gitari se waturirimbiye? Nabaririmbira. Okay, turirimbire kabisa. Uraririmba yawe cyangwa se ni indirimbo z'abandi? Ni z'abandi. Okay. Duguteze yombi kabisa. Wow. Amanda araririmba. Okay, let's go.
guitar ntago ubundi ariyo nzi cyane. Okay. Yego, I didn't get a chance to learn bring a piano. Okay. Yeah, ariko guitar I do something small. Yeah. Okay. Nta kibazo rwose. Reka mbajyane mu rusengero. Okay, sawa. Umvaaah ndetse buri munsi kandi rero n'ubunkwiye ajyanye korerera imitwaro niwe data kandi niwe mana nguko kwajyanunga buri munsi agenda mira muri byo byose buri musaza ajyamo imbaraga ibyo ni isezerano yampaye buri musaza ajyamo imbaraga ibyo ni isezerano yampaye. Can I sign you? Biremewe. Ariko amafaranga ya Miss Rwanda twazayagabana. Nta kibazo. Okay, ufite record level nuva muri Miss Rwanda uzajya muri the management entertainment. Okay. Sibyo? Yego. Yeah. Wow, udusoza ko hari nabandi niki wabwira abanyarwanda batudukurikiye none angaha kugira ngo wenda bagugushigikire. Ubutumwa abagezaho. Ubutumwa nabagezaho nabashimira kuko abafashe uyu mwanya bakatwumva. Nawe ngushimira. Hanyuma kunshyigikira ndi nimero 48. Ikindi nabasaba ngo kugira ngo dufatanye duteze imbere ubuvuzi mu Rwanda. Murakoze cyane Amanda. Murakoze nawe. Thank you so much. Hano rero usasa hari n'undi mukobwa turi kumwe nawe. Nawe ahagarariye intara ya okay. Yabonye pass mu mujyi wa Kayonza. Ikaze kuri Kiss FM. Ego murakoze. Mbakwitande. Amazina yanjye ni Umvaaah Emma Pascaline. Umvaaah Emma Pascaline. Niki cyatumye ujya muri Miss Rwanda? Na mafaranga nuko wize kuri mwiza nukuvuga uti kamite mbona platform yo kubona akazi yo kujya kwiga. One sole reason yatumye ujya muri Miss Rwanda yariye. Ikintu cyatumye njya muri Miss Rwanda nuko byari inzozi zanjye kuva nkiri umwana. Really? Ego. Okay. Hanyuma igihe ndangirije amashuri yanjye nahise mfata umwanzuro wo kwiyandikisha muri iri rushanwa. Wow. So ufite icyizere cyawe cyo gutwara cyangwa se kuba Miss Rwanda cyagaze gute ugereranyije kiri kuyihe level kuri scale y'icyo ya 10? Ngereranyije icyizere mfitiye ko wenda natwara ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Ntabwo navuga ngo ni iki kigereranyo kuko ni irushanwa ririmo abakobwa beza benshi b'abahanga bafite umuco. Ntabwo rero nahagarara ngo mvuge ngo ni iki kigereranyo. Ego, no gutegereza tukazareba. No gutegereza mukazareba. Umushinga wawe ni uwuhe muri Miss Rwanda? Umushinga wanjye ni ukugabanya ikibazo cy'abantu basabiriza ku muhanda bafite ubumuga. Uzakigabanya ute? Kuko nzaba mfite ijwi rigera kure nka Nyampinga w'u Rwanda. Nzakorana n'inzego zibishinzwe, nzakorana na leta, nzakorana na NPCD, nzakorana n'ibigo bishinzwe kureberera abafite ubumuga. Hanyuma dukora ubukangurambaga ku banyarwanda muri rusange tubumvisha ko kiriya kibazo atari ikibazo kireba leta gusa ahubwo ari ikibazo gikwiye twese kutureba. Okay. Ntitwumve ko twabiharira leta. Ikindi nzakorera ubukangurambaga abafite ubumuga bari gusabiriza ku muhanda mbumvisha ko ubumuga bafite butabemerera cyangwa butabuha uburenganzira bwo gufata umwanzuro wo kujya gusabiriza ku muhanda ko nabo bafite ikintu bakora kandi cyabateza imbere. Hanyuma nibava ku muhanda uzabashira hehe?
iyo niyo solution yanjye yari iyo kubukangurambaga ariko hari n'indi solution yindi ntago wava n'umuntu ntago wabuze ikintu umuntu udafite ikintu uri bite ego ngo kuko aba yaje gusaba amafaranga rero ntago nahamuvana ntamuhaye amafaranga ngo have so nenatekereje ko nashyiraho ikigega nashyiraho ikigega kizajya gikusanya inkunga ishinzwe nyine iyo nkunga tukazajya twifatira abanyarwanda muri rusange bakitanga uko bishoboye hanyuma nkafatanya na leta n'ibigo bishinzwe kureberera bariya bafite ubumuga tukagenda tubagabanya ku muhanda tubahereza igishoro cy'ukuntu nabo batangira kwikorera cyangwa se buri wese n'ikintu yiyumvamo tukamuhereza igishoro niyo cyaba ari gito ndakeka byatuma nabo bava ku muhanda Nacheka nawe byatuma bava ku muhanda wanugira aho ujyane kumwe na Pascaline turi kumwe na Amanda nawe turi kuri Kiss FM wowe se umbonye Amanda afite impano yo gucuranga no kuririmba hari yo ufite se wowe impano yanjye no kubyina traditionnel wow that's nice gata bites koje wambaye no nagapfukamunwa we Ndamuragira ngo mbitegereze batari kundeba akomeza abakobwa beza we reba uyunguyu urabona sinakubwiraga ngo mama wanjye asaguje uyunguyu turavukana mu nda gatama uratangiye reka njyewe ntabwo nabyara abana bawe ntabwo bazi no kutarababona ariko ni muyo yawe uri nomero zingahe ajya gutora ijwi rangahe ni ijana arimo se wese kujya kumuha igiceri kujya kumuha igiceri none nduri n'igiceri cya veni nyongeraho 80 ngo utore arayafite gata basohoka bangaho ugenda unywa inzoga nazo ntacyo ngewe nazinywa ze kunyera ibiceri nze kuzinywa ahubwo wenda mfite icyanteye ubwoba n'igiki cyaguteye ubwoba cyanteye ubwoba ni ngiye ku giti cyanjye nayo mfite ubwoba ko ibintu nashakaga kuvuga cyangwa se ibintu nashaka ku expressing imbere y'aba judges bishobora kuza kwanga kandi numvaga mbifite ari byinshi ariko nkumva bishobora kuza kunanira byaranze se cyangwa byarakunze oya byaje gukunda yego nice none se kugira ngo umuntu agutore abafana bagutore byagenda gute babigenza bate kugira ngo umuntu anore ni ukwandika akanyenyeri 5 4 4 akanyenyeri 1 akanyenyeri 53 akadirishya bahita bamuzanira amavotes ahari bitewe n'uko yifite ahitamo hanyuma ubundi buryo ni uguca kuri website y'igihe hanyuma akamanuka akamitamo indi nimero 53 yego bakaba baragutoye barantoye nice ariko nago ari Pascaline wenyine turi kumwe na Amanda hari n'undi mukobwa tugezeho mu kanya uraho ndaho neza nje banyita Austin babakwitande nitwa Mutabazi Sabine Sabine ninde mu magambo make umuntu akubajije Sabine ni umukobwa mu Rwandakazi w'imyaka 19 y'amavuko uriga cyangwa narangije amashuri yanjye yisumbuye ntago ndatangira universite nk'abandi muri bamwe bahatanira ikamba rya Miss Rwanda urifuza kuziga iki ndifuza kuziga fashion design wow so basically ibyo wagiyemo ni ibintu bigenda gusa n'ibyo ukunda mu buzima busanzwe pardon ibyo wagiyemo bya Miss Rwanda cause Miss bijyana na fashion ni ibintu bisa n'ibintu usanzwe ukunda nawe ubwawe yego uburamutse ubaye Miss Rwanda ikintu cyambere wakora cyabiri ari iki ndamutse mbaye Miss Rwanda ikintu cyambere the following day apana kuvuga ngo ijambo navuga icyo wakora bwa mbere as Miss ikintu cyambere nakora na shima Imana bukeye bwaho ntabwo yishimira ijoro se nakongera nkayishima bukeye bwaho ikintu cyambere nakora hanyuma nkakomeza ntabwo nta kintu mfite kiri specific nahita nkora nahita nkomeza umunsi wanjye bisanzwe yego bikarangira mwamwumvise umushinga ufite muri Miss Rwanda ni uwuhe
umushinga wanjye ni ugushyira imbaraga mu kwigisha urubyiruko about first aid trainings bifatanyijwemo na Rwanda Red Cross. Urubyiruko ko rudashaka kuvunika urakoresha izihe ngufu kugira ngo urwige urwigishe rubyumve rubyiteho? Deja hari Croix Rouge yarabitangiye iri kugenda yigisha urubyiruko bajya mu bigo by'amashuri. Ngiye rero nafatanya nabo kugira dushyiremo imbaraga n'ubundi buriya iyo wize first aid ukagira first aid knowledge aba ari ubundi bumenyi bw'inyongera uba wungutse. Yego. Kugira ngo umuntu agutore byagenda gute? Bibaca mu buhe buryo? Ufite nimero kangahe? Mfite nimero 38 kugira ngo umuntu antore no gukanda akanyenyeri 44 akanyenyeri 1 akanyenyeri 38 urwego. Hanyuma haba hari amajwi n'amafaranga umuntu aba atoramo hanyuma umuntu agatora uko yifite. Urabona hari ukuntu umwana ajya muri Miss muri beauty pageant mu rugo atarababwiye. Hari abonzi bamenyeshaga umuryango ariko babonye pass. Wowe byagenze gute? Babamenyesheje mbere? Wasabye ko bagushyigikira? Babyakiriye bate? Ngewe nabamenyesheje mbere mbere yuko kwiyandikisha bitangiye. Yego. None ubu ngubu umuntu ugurishije Kiss FM akaba hatarahita mu mukobwa wenda yashigikira ukaba wifuza ko yagutora yagushigikira niki wamubwira? Namubwira nti niba yifuza kunshyigikira abikore kubera ko ntago nzamutenguha. Ntago uzamutenguha? Yego. Hari ukuntu aba Miss rero biyamamaza nk'abagiye kuba abaperezida b'igihugu. Ati rwose nyamuneka mu ntore nzabubahira ibibazo aho bakira imihanda. Pascal dusoza, we n'icyo wabwira umuntu wese wifuza ko yagushyigikira muri uru rugendo rwa Miss Rwanda? Ikintu nabwira umuntu wese udukurikiye kuri Kiss FM wifuza kunshyigikira nuko ataraba ahisemo nabi, araba ahisemo neza kuko hari byinshi nzabagezaho binyujije mu mushinga wanjye nkuko nabibabwiye kandi ni ikibazo kitubangamiye nk'abanyarwanda muri rusange. Rero ndakeka icyo kibazo tubashe kurwana nacyo tukagikemura nta muntu bitanezeza. Rero niyo mpamvu umuntu wese wifuza kuntora cyangwa kunshyigikira. Bibutse nimero yawe? Nimero yanjye 53. Umuntu wese wifuza gutora Pascal ni 53. Sabine nimero yawe nanone? 38. Hanyuma Amanda ni 48. Thank you so much ladies for coming to Kiss FM today. Can't be foolish amahirwe masa. Wish you all the best. I wish we could actually have all of you as Miss Rwandas, but unfortunately it's impossible. But muri ba Miss wa Kiss FM. Nakoze kuza kuri Kiss FM uyu munsi. Nakoze namwe. Oh yes, twashaka nanjye was live. Hano kugeza ku isaha ya saa 2 tujya kwinjira muri ya saha yo kuruhura umutima. Ndaza kwakira n'abandi ba Miss ku isaha ya saa 1 dukomeze tuganirize n'abandi. Twumve ko wenda mwabashigikira. Kabiri. Banyita Austin. Wowe bakwitande? Murakoze. Amazina yanjye ni Muringa Jessica. Muringa apana umuringa? Apana umuringa. Muringa Jessica. Ni wari kumbwira uti hari ukuntu abantu bakunda kunyita banyita Jessica kandi is different. Ni Jessica. Ni Jessica apana Jessica. Ya double S. Jessica ninde? Jessica ni umukobwa w'umunyarwandakazi. Afite imyaka 19. Arangije amashuri ye yisumbuye. Yize histoire, économie na géo. Arangije New Vision High School. She's one of the contestants in Miss Rwanda 2022. If they told you that you know Jessica, yes, va muri Miss Rwanda nonanga rwose tuguhaye akazi muri presidence. She's like, oh my God, naitamvamo. No. Wabanza ugasoza irushanwa cyangwa se wahita ujya mu kazi n'urugero? Nabanza gusoza irushanwa. Nuba Miss Rwanda nicyo uzakora nkawe Miss Rwanda. Basically umushinga wawe nuwuhe? Murakoze cyane. Umushinga wanjye ni wo kurwanya igwingira ry'abana bari munsi y'imyaka 5.
impamvu natoye no mushinga cyangwa se nshaka gukora no mushinga nuko ikibazo cy'abana bagwingiye mu Rwanda ni ikibazo giteye impungenge mere mu karere nuyemo karere ka Karongi imibare yerekana ko 32% by'abana bagwingiye icya kabiri nuko nkunda abana kandi iyo ugenda mu nzira bibona hura n'abana bagwingiye bigatuma nekereza ese aba bana ejo hazaza habo hameze gute kuko turabizi ko igwingira iyo rirenze imyaka 5 ntago rikira so bituma mbitekerezaho mbona ko abana ntago bakwiga neza n'abayobozi twaba dufite bejo hazaza kuko naga abana bafite umutwe wakomeye iyo bagwingiye so niyo mpamvu cyane cyane natoye no mushinga implementation yawo urabona yoroshe yakorohera umaze kuba Miss Rwanda yanyorohera kuko nago nabikora njyenyine the government yamfasha n'abafatanyabikorwa so mbikoze njyenyine byangora ariko mfite abamfasha byakoro hari benshi bavuga abafatanyabikorwa bamfasha government yamfasha ariko bamara kuba Miss ugasanga wenda bimwe mu bintu bakoze bifuza gukora bitakozwe kubera ko wenda babuze n'ukuntu wenda bagera kuri abo bafatanyabikorwa what is going to be so different with you thank you very much impamvu uvuga ko nzakorana n'abafatanyabikorwa nuko umushinga wanjye ukuntu nzawushyira mu bikorwa harimo 2 parts so the first part ni y'ubukangurambaga but the second part nshaka kwibandaho right now ni food processing food processing industries urumva ni industries tuzaputinga up so ntago ari ibintu nakora njyenyine so urumva ko ibishoboka byose ngomba gukorana n'abafatanyabikorwa habo bafatanyabikorwa nk'abahe utekereza uvuga uti nzajya na proposal aha cyangwa naha okay the government of course nayo igomba kudufasha kuko it's an industry kandi tugomba gushyira products hanze products zizafasha abana kugabanya igwingira so the government icyo yadufasha is just kugabanya kuduha tax holidays kugira ngo natwe cost of production yacu ibe yoroshye and ibijya hanze bigire lower prices for people to afford. Oh yes, ndi kumwe na Muringa Jessica hano kuri Kiss FM ariko naratubwira uko bamutora nugira ahujya. Murakoze cyane. Cyatumye njya muri Miss Rwanda. The first reason uko mbikunda. Okay. Ni igitekerezo cyanjemo kuva kera. Okay. So nakuze mbikunze. Icya kabiri nuko it's a good platform ifasha abakobwa gushyira imishinga yabo hanze ndetse personally I want to learn kuko umukobwa wose uca muri Miss Rwanda yatwara ikamba se cyangwa se naritahane I believe ko hari icyo akuramo so nanjye nicyo yongeraho and nanjye I want to be one of those girls biga bakongera ubumenyi bwabo through Miss Rwanda. Okay. Utubwiye ko warangije high school ukaba uzatangira university yari what do you think wifuza kwiga muri university? University ndayitangira as soon as possible. Okay. Nshaka kwiga tourism. Nshaka kwiga tourism. Yeah. Nice. Hey, none se umuntu wifuza kugutora ubutuvugana. Wifuza kugushigikira. Yabigenza ate? Nimero yawe ni kangahe? Umuntu wifuza kuntora yakanda akanyenyeri 544 akanyenyeri 1 akanyenyeri 37 urwego akemeza. Okay. Ni kuri telefone gusa. Okay, ushaka kujya no ku gihe ukandika www.igihe.com. Okay, nje nguha amajwi angahe? Ntabwo bizi. Ayo shaka. Do you have any hidden gifts? Uvuga kuvuga ko twena mfite impano runaka wenda abantu batazi. Okay. Impano niziho I guess n'abandi bantu banziho I can draw cyangwa paint. Yeah. Oh, really? Yeah. Do you have any favorite paint wenda wakoze iri no mu rugo? Okay, I don't have them here on my phone. Ariko nazizana utanga cyangwa I can send them to you just mu rugo. Yeah. Oh wow. Hey, hano kuri Kiss FM turi kumwe na Muringa Jessica. Hanyuma tell me
if they gave you a chance baramutse bagwaye amahirwe yo kugira ibibazo bibiri bazaba judges byaba ari ibihe icyambere ukaba uri kukibaza Jolly Jolly just ibibazo binabaza aba judge nababaza uburyo bakora okay how do they choose the right girls icya kabiri ese abakobwa bacuziga bagendera kuki kuko turi abakobwa benshi kandi biragoye gucuzinga abakobwa so nabaza niki bagenderaho bacuzinga abakobwa ikibazo cya kabiri ukaba ugiye kukibaza James niki okay ikibazo nabaza James niki nabaza Gatama Gata uyu nibwo bwa mbere haza umukobwa nuze muri studio byagenze gute nagiye gushaka amafaranga y'inkwano no stress rwose y'inkwano ugiye gukwandese Gata mugiye gukwande uwe mukobwa reka nkubwire ndashaje nabona afite umwana nk'uyu nguyu ufite viziyo ugiye kujya muri Miss Rwanda nabonye akantu wanyeretse rero umukobwa najya muri Miss Rwanda mukundana uzaba ukuyeho yuko mukundana ubwo ushatse utangira umufate nk'umufana nako nk'umuntu ufana kuko ubwo nazaba mystical nawe ubwo yafashe tayari wa mukobwa yitwa Linda ubu birarangiye nategereza Zaba Sabimana atsindwe kuko natsinda zabatekira uwawe ngiriho ndi gushaka inkwano urabivuze se undi muntu Jessica se yo kuma kugira ngo uzamukwe cyangwa Gata urumva ufite mama ndamufite okay ngiye kubera ndi mukuru wenda nzabwira mama we andangira undi muntu wari inshuti y'abakiri bato mwiza kuko abantu baza baragenda yari umukobwa mwiza nk'uyu nguyu uratangiye imitoma yawe utangiye imitoma yawe soka abajanye oya genda bugiye Is it your boyfriend, your dad, your mom, your cousin, your sister, your brother? So my Valentine's was my dad. Oh. Yeah. Wow. Papa, hurrah. Is he listening to us right now? I don't think so. So, thank you so much for coming to Kiss FM today. Ariko tutaragenda. Kimwe mu bintu kigutera ubwoba utekerezaho ukavuga uti sinzi uko bizagenda kuri wa munsi. Ni catwalk. Ni ikibazo bazakubaza n'umushinga wawe n'ugukomeza n'ukudakomeza ikigutera ubwoba about Miss Rwanda niki muri ibyo byose uvuze I don't think ari kineye ubwoba but what I'm actually scared of is nura munsi in particular ibizaba byose ntabwo navuga ngo it's a specific thing gusa uriya munsi wose ni ubwoba wa munsi wose uguteye ubwoba ubu urumva utazi uko bizagenda cause ntabwo nzi ibizaba so I'm a bit scared okay ikintu wabwira umuntu udukurikije nonanga ukaba wifuza ko wenda yagushigikira niki ikintu nabwira umuntu ushaka kunshyigikira ni ukuntora kuko iyo noye nibwo abanshyigikiye nyabyo so ni ugukanda kanyenyeri 544 kanyenyeri 1 kanyenyeri 37 urwego gakanda yes. Okay. Well, urakoze kuza kuri Kiss FM uyu munsi. Murakoze kunyakira namwe. Tukwifurije amahirwe masa, all the best. I hope we meet wabaye Miss Rwanda. Thank you very much. You're welcome. Hey, batari kubona Austin haro charundi mukobwa umwe. Yakerewe ariko sizi nimba. Okay, reka tumwakire nonanga tubashe twumve. Hi, welcome to Kiss FM. Hello. Hi. You're welcome. Nje banyita Austin. Reka nongere nivuge. Wewe bakwitande. Amazina y'inshuti Vanessa.
Nshuti Vanessa yego ko watinze jam haba ikibazo cya jam yego uri mu bakobwa babonye pass bwa mbere yego ku munsi wa mbere za auditions yego ntabwo byakongereye pressure se oya ntabwo byanyongeye pressure ahubwo byampaye n'umwanya wo kwitegura neza ubu witeguye neza yego umushinga wawe ni uwuhe Vanessa umushinga wanjye mu rurimi rw'amahanga ni IE Best Counseling Application okay yego what does it do, what will it be doing? Okay, this is an application which will be used by therapists with depressed people, Okay. which will be used anonymously, privately, in fact. Okay. Yeah. So if I am depressed in Gikondo, Yes. I don't necessarily have to tell who I am, Yes. and I can be anonymous Yes. and talk to a therapist. Yes. Hakamfasha. Yego. Wow. Uzaba ari ubuntu se? About that, ntago turadi clarifying neza. It will depend on the application ukuntu izabikora first of all, and the level of and the availability also of therapists. Yeah. So basically mwebwe muzafata therapists Yego. mubishure Yego. kugira ngo babe kuri platform yanyu. Yego. Hanyuma abantu bazaje bishura kugira ngo bayikoreshe. Yego. Wow. Kandi uyikoresha anonymously. Yes. Nta muntu uzi uriwe naho uherereye. No, yeah, privately. Wow. Igitekerezo cyavuye ko ari cyiza. Okay, iki ni igitekerezo nagize. There is what we call status quo. Ibi ni ibintu biba bisanzwe bihari nk'ukuntu dufite abatherapists in centers tukagira umurongo utishyurwa. Nagize igitekerezo cyo kuzana the application kuko ni no guteza technology imbere mu gihugu cyacu. Okay. Yego. Wow. Well, uje amasaha yagiye. Ariko nanone ugomba no kubwira abantu ukuntu bagutora. Umuntu wifuza kugushikira yagutora ate? Okay, murakoze kuntora mukoresheje SMS zisanzwe na kanyenyeri 544 akanyenyeri 1 akanyenyeri 45 urwego. Ahandi uciye ku gihe www.igihe.com. Thank you so much for coming to Kiss FM today. Thank you. And we wish you all the best, Thank all you. of you. May the best woman win. Thank you. Oh yes. Oh yeah, Yari Austin live on Kiss FM. Have a great weekend. Nje kusigira DJ Muturaje all the way to midnight. Good night.